Yesi ikaze rero kuri M24 TV, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za channel ya M24 TV ikomeza kugenda ibagezaho zigiye zitandukanye. Mwese rero mbahaye ikaze muri iyo nkuru yacu y'uyu munsi. Ikindi kandi reka mubwire ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe rero. Ikindi kandi hirya y'ijambo subscribe harakantu kakazogira ushobora kuba wakanyeganyeza rero ukajya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Hanyuma rero hari abantu babiri bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari uwo bita Bamporiki Edouard, ngira ngo n'umutahira mukuru w'itorero. Hakaza rero Olivier Nduhungirehe, akaba nawe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Aba bagabo rero ku munsi w'ejo bakaba bararize cyane mu muhango rero wo gushyingura nyakwigendera Nsanzamahoro Denis, ariwe benshi mwamenye nka Rwasa, bitewe rero n'uburyo ari umukinnyi w'umuhanga ndetse wanigaragaje muri filime nyarwanda. Ariko rero akaba yaritabye Imana ku munsi wo kuwa kane. Ngira ngo rero n'umuhango wo kumushyingura wabaye ku munsi w'ejo. Rero ku munsi w'ejo iwe mu rugo akaba ariho byabereye, akaba rero ariho byabereye nk'uko tubikesha rero ikinyamakuru Igihe kivuga rero ku bijyanye n'umuhango wo gushyingura nyakwigendera rero Nsanzamahoro Denis witabye Imana rero ku wa kane ku mugoroba hagana ku isaha y'isa. Uyu muhango rero akaba ari umuhango wayobowe na Paul Willy. Ngira ngo rero Willy Paul wakinanye igihe kinini na Rwasa, ndetse akaba ariwe watangije n'isengesho ryo gusabira nyakwigendera. Akaba rero ari isengesho ryayobowe na Pasiteri Museveni. Aho ngaho rero ubwo bari barimo barasezera kuri nyakwigendera, akaba rero baraje kumusezera nyuma yo kujya gufata umurambo CH. Nyuma rero nyuma yo kwigisha ijambo ry'Imana, akaba rero harakurikiyeho umuhanzi wo kuririmba indirimbo ziramya ndetse zikanahimbaza Imana ariwe bita Olivier de Rigent. Akaba rero yararirimbiye abari baraho ngaho indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Nyuma rero nyuma yo kwiragiza Imana hakurikiyeho ubuhamya bwabo babanye babimburiwe n'uwari uhagarariye Federasiyo ya Sinema, wavuze ko muri Federasiyo bafataga Rwasa nk'umukinnyi mpuzamahanga cyane kuko filime nyinshi yakinnye zagiye ziba mpuzamahanga. Nyuma rero agaruka kuri Rwasa rero nyirizina yagize ati yari umugabo ubwira ikibazo mukicara akakumva akagufasha kubona igisubizo. Yari umugabo rero murakaranya mu kanya gato akakwereka ko iyo itaba impamvu iyo gutandukana. Yongeyeho ati Rwasa niwe munyarwanda wa mbere wakoze filime y'uruhererekane ya mbere yanyuze rero kuri televiziyo Rwanda. Yakomeje agira ati rero hari filime yitwa Pirato twari twamaze gutangira yararangiye, ndetse n'abazayikinamo bari bamaze kuboneka bahawe ndetse n'imyanya n'ibyo bazakina muri iyo filime. Ati turabizi tuzayirangiza ahubwo mutube hafi. Faustin rero wahagarariye abandi bahanzi bakaba yavuze ati ntabwo ari umukinnyi wa filime gusa ahubwo yafashaga n'abahanzi. Yatanze urugero rw'uburyo hari indirimbo zigera kuri 2 yamufashije kwandika kandi zamenyekanye. Faustin rero yavuze ko yahuye bwa mbere na Rwasa ubwo yaragiye kuri Radio Flash FM akamusangayo undi akamwakira. Yagize ati rero yamusanzeyo ari mukuru mu kazi ariko nigeze anyiyemeraho, ahubwo yamfataga nka murumuna we, yaramfashije cyane kandi sinzamwibagirwa. Nyuma rero undi watanze ubuhamya mu babanye nawe harimo David Bayingana, wavuze rero nk'uhagarariye abanyamakuru bakoranye. Yavuze ati yasobanuye gato uko yabanye na Rwasa, arangije aragaruka ku kuntu yamenye inkuru y'urupfu rwe ubwo rero yari yitabiriye umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari yagiyemo gukina na ikipe ya Seychelles. Nyuma rero akimara kumenya ayo makuru y'urupfu rwa Nsanzamahoro Bayingana ngo yananiwe no gutanga inkuru yari yamujyanye kuko yabuze imbaraga. Nyuma rero abiganye na Rwasa harimo rero mu mwaka w'1980 kugera muri 1987 barimo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, bahishuriye abaraho ko yari yarababwiye ko yitegura ubukwe ndetse ko yari yaranamaze kubereka umukunzi we bendaga kurushinga. Ikindi rero bashimiye Rwasa nuko yahurije hamwe kuri WhatsApp mu biganye bose kuri ubu bari bamaze guhurira mu itsinda yashinze. Rwasa rero ngo atabarutse afite umugambi
wo gukangurira abo biganye bari hanze y'igihugu bahunze gutahuka. Bo mu muryango rero bashimye bikomeye abaje kubafata mu mugongo, bahamya rero uburyo batahawe cyangwa se batabawe, kugaragaza ukuntu umuhungu wabo yabanye neza na rubanda. Nyuma rero bamwe mu bavuze bwa nyuma n'abakinanye nawe muri filime Sakabaka bavuze ko iyi filime yamaze imyaka 3 ikinwa. Abari rero bayihuriyemo babaye umuryango cyangwa se babaye nk'umuryango uyobowe na Nsanzamahoro, dore ko ari we wayanditse akanayiyobora. Aba kandi rero basabye buri wese watabaye umuryango wa Rwasa kuzababa hafi bagakora filime Rwasa yari amaze igihe arangije kwandika, ndetse yanahaye abakinnyi n'ibyo bazakina. Nyuma yo kumusezera bwa nyuma mu rugo aho yari atuye Kicukiro, umuryango we, inshuti ndetse n'abandi batabaye bamuherekeje mu irimbiri rya Rusororo, aho yashyinguwe rero ku munsi w'ejo ku gicamunsi ku itariki 8 rero Nzeri mwaka 2019. Mu izina rero rya M24 TV twavuga ngo Imana imwakire mu bayo, ndetse umuhungu we akaba ari we rero wanamuherekeje, akaba ari we rero wamuherekeje muri uyu muhango wo gusezera ndetse no gushyingura se mu cyubahiro hariya mu irimbi rya Rusororo. Hanyuma rero reka usigiremo amafoto ugenda ureba uburyo umuhango wari umeze wo kumushyingura, ndetse n'abagiye bafata ijambo, cyane cyane rero bamwe mu babanye na Rwasa mu buzima bwe bwose bugiye butandukanye kugeza rero yitabye Imana ku munsi wo kuwa kane. Reka mbashimire mugire ibihe byiza.